Ababyeyi benshi dutekereza ku guhana abana ari uko tubonye umwana akoze amakosa. Mbese usanga guhana kwacu ari ibintu biri reactive. Reactive ni ukuvuga bya bintu bihutiraho, biza ari nko guhangana n'ikibazo kije kidutunguye, ku buryo umwana akora ikosa ukamera nk'umuntu ugiye guhangana n'iri kosa. Ariko se ujya wibaza, ese Imana yo ibigenza ite? Kubera ko urumva Imana ntabwo itungurwa nkatwe, ntabwo ijya kubona ngo ibone ibintu birabaye. Yo ihagarara mu itangiriro ikavuga iherezo, ibintu byose bibizi bitaraba. Ese Imana izi ibintu bitaraba, ujya wibaza yo guhana ibigenza ite? Ese ni iki ikora mbere y'uko uyu muntu akora amakosa? So muri iyi nyigisho turajya mu gitabo cy'itangiriro ibice 2, umurongo wa 15 na 17. Turebe ni gute Imana yateguye ibijyanye no guhana na mbere y'uko umuntu akora icyaha. Hari ibintu bitatu Imana yakoze, nibyo turi butindeho, hanyuma turebe n'icyo ibyo bintu bitatu Imana yakoze byatwigisha nk'ababyeyi. Ni karibu. Urakoze cyane. Reka rero ngusuhuze kandi nguhe ikaze hano ku Rushako TV. Niba ari ubwa mbere, njyewe nitwa Johnny. Rushako TV nayo ni platform twigiraho kurambagiza ku bana ndetse no kurera neza dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Inyigisho y'uyu munsi rero turi mu ruhererekane rw'inyigisho zivuga ku kurera, by'umwihariko ku guhana abana. Uruhererekane twise ngo guhana wigana Imana. Uyu munsi rero turareba inyigisho ivuga ku cyo wakora mbere y'uko abana bakora amakosa. Urabizi hari ukuntu guhana tubitekereza ari uko abana bamaze gukora amakosa, ariko se abana batarakora amakosa ni iki wakora? Turajya mu gitabo cy'itangiriro ibice 2, turasoma duhereye ku murongo wa 15 tugeze ku wa 17. Muri iyi mirongo tubona ibintu bitatu Imana yakoze mbere y'uko umuntu akora icyaha. Ni ibintu biganisha ku guhana, ariko Imana yabikoze umuntu atarakora icyaha. Bisa naho Imana yari imitegura ibijyanye no guhana na mbere y'uko umuntu akora icyaha. Ni ibintu rero natwe nk'ababyeyi twakwigiraho. Reka rero tudatinze tujye ku kintu cya mbere. Turasoma umurongo wa 15. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Sinzi niba wacyumvishe ikintu Imana yakoze. Ifashe wa muntu yaremye ngo imujyana muri iyi ngobyi ngo ahingire ibirimo ayirinde. Hari ibintu bibiri imuhaye. Imuhaye ahantu ho kuba, imuha n'ibyo gukora. Ariko iyi ngobyi ntabwo ari ahantu habonetse hose. Hari ibintu byihariye byari biri muri iyi ngobyi. Reka dusome ku murongo wa 8. Ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba iyishyiramo umuntu yaremye. Umurongo wa 9. Ngo Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Iyi ngobyi ntabwo ari ku gasi. Iyi ngobyi ni ahantu hari ubuzima. Icya mbere ngo hari ibyo kurya, kuko yamejejemo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Hanyuma ariko ntabwo hari ibyo kurya gusa. Umva ikindi kintu, umurongo wa 10. Ngo umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanyamo 4. Mu yandi magambo, hari n'amafu, hari ubuzima. Ushatse wavuga ngo haratekanye. So Imana ihaye umuntu ahantu ho kwisanzurira, ahantu hatekanye.
irangije ntiyamuha ibyo gusa, ngo imuha n'akazi ko gukora, ngo ahingire ibirimo ayirinde. So ibi bintu rero Imana iri gukora, hari ikintu bikwiye kutwigisha nk'ababyeyi. Icya mbere ni ukuvuga ngo ese abana bacu hari ibintu bakeneye mbere y'uko tujya muri bya bintu byo kubahana. Bakeneye mbere na mbere ahantu ho kwisanzurira hatekanye, hari ibyangombwa. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, bakeneye n'ibyo gukora, bakeneye imirimo. Ni uko Imana yaturemye nyine, kubera ko mu gukora niho umuntu akura, twabyita ngo iki, ni nka sense of purpose. Kuba hari icyo umaze, kuba ubuzima bwawe bufite intego, kuba hari ikintu umaze biva mu gukora. Kuba hari ikintu uri gukora bituma ko kubona ko hari icyo umariye abandi. Ntabwo rero biza ari uko umuntu akuze gusa, n'umuntu ukiri umwana nawe aba aremye gutyo. Nyine biratangaje ukuntu Imana irema umuntu hanyuma ngo ikamushyira mu ngobyi, yamugezamo ngo ayirinde, ahingire ibirimo, ikamuha n'akazi ko gukora. Nuko nyine turemye. So ni ikintu rero n'abana bawe bakeneye. Bakeneye kugira ahantu bisanzurira, bakeneye no kugira ibyo bakora. Aha rero nakubaza wowe mubyeyi turi kumwe, mu rugo iwawe hari ahantu abana bawe bisanzurira? Ibi ntabwo bisaba kuba ufite inzu nini cyangwa iki, oya, niyo yaba imbuga, ukaba uzi ko hano muri iyi mbuga niho abana banjye bisanzurira. Umwana wese akaba abizi ko iyo ari ku mbuga ari safe, iyo ari ku mbuga abasha kwisanzura, abasha no gukora. Niba yubaka bya bindi bubaka, niba agira gute, afite uwo mudendezo wo kugira ibyo akora. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, haba mu mikurire y'umwana, haba mu mibereho ye. Anyway, Imana nibyo iri kuduhaho urugero, iri kubitwereka ko nibyo iri gukorera umuntu. Mu yandi magambo, umubyeyi ushaka kwigana Imana nawe akwiye kumenyera abana be aho kwisanzurira. Ibi nyine ni ibintu byo gutekerezaho no kugira icyo umuntu abikoraho, kubera ko usanga ingo zacu ziteguye cyangwa se reka mvuge ngo zubakiye abantu bakuru, ntabwo usanga zubakiye abana. Ku buryo usanga wowe nk'umuntu mukuru urisanzuye, kuko nyine aho wajya hose uzi uko wirinda, uzi uko wimenya, uzi gucunga umutekano wawe. Abana rero kubera ko batazi gucunga umutekano wabo nyine ari abana, kenshi usanga tubabuza kwisanzura. Ugasanga umwana ntakwiye kujya mu gikoni, birumvikana kuko najyayo arashya cyangwa se biragenda gute. Ariko se niba adakwiye kujya mu gikoni ajye, hari ahandi wamuhaye yajya? Usanga abantu bamwe umwana ntakwiye kujya mu gikoni, yashya yagira ibyago. Ariko niyo avuyeyo, niyo aje muri salo, naho ntakwiye kwisanzura, naho haza ameze nk'imfungwa, ngo adakandagira aha, adakora kuri iki, adakora kuri kiriya. Ugasanga uyu mwana ntagira urwinyagamburiro, ku buryo niyo agiye ku mbuga hanze naho ntibamwemerera, ngo atayanduza, ngo atagira gute. Ugasanga umwana yabaye nk'umuntu w'imfungwa. Ariko ntabwo urwo ari rwo rugero Imana iri kuduha, kuko yamushyize muri Edeni, imezamo ibiti byose, irangije amubwira ngo ayihingire ayirinde. Mu yandi magambo, yamuhaye ahantu ho kwisanzurira, ariko imuha n'ibyo gukora. Iki rero ni ikintu nk'ababyeyi dukeneye kwitoza niba dushaka kwigana Imana mu kurera kwacu. Dukeneye kuremera abana ahantu ho kwisanzurira. Niba ubujije umwana kujya mu gikoni nta kibazo, birumvikana, ariko se hari ahandi wamuhaye ho kujya? Wenda umwemerera ajye ku mbuga,
wihanganire ko nazana ibyo azana bya bindi by'abana bakora akayanduza, uzayikubura, wakire ko nyine aho ni ahantu ho kwisanzurira. Cyangwa se niba atajya ku mbuga, byibuze umwemerere ko icyumba araramo ari ahantu yakwisanzurira kubo bishoboka, ariko uremere uyu mwana ahantu yakwisanzurira. Nibyanga umushakira agatebe, abazi ko iyo yicaye muri kariya gatebe ke yakora ibyo ashaka, yisanzurira aho ngaho uko ahari bitewe n'uko ubuzima Imana yabubahaye. Ariko ugenera umwana wawe ahantu yisanzurira. Mu yandi magambo, umuremere Edeni nk'uko Imana yaremeye Adamu Edeni, naho umwana wawe ugira Edeni umuremera. Icyo ni ikintu cya mbere Imana yakoze. Yahaye Adamu Edeni irimo ibyangombwa byose, irimo n'ibyo gukora. Nawe nk'umubyeyi ukeneye kwemerera umwana wawe ukamuremera ahantu yakwisanzurira hatekanye, ariko abasha no kugira ibyo akora birumvikana byo ku rwego rwe nk'umwana, agira ubwo bwisanzure. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri Imana yakoze turagisanga ku murongo wa 16. Ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Umva umurongo wa 17. Ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Reka tube tugarukiye aho ngaho. Ikintu cya kabiri Imana ikoreye uyu muntu, ngo imumenyesha ibyo yemerewe gukora n'ibyo atemerewe gukora. Umurongo wa 16 iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Ibyo ni byo yemerewe gukora. Urumva ko afite umudendezo wo kurya ku giti cyose, ariko si uyu mudendezo ugarukira he? Nicyo umurongo wa 17 utangira utubwira. Ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Imana imuhaye umudendezo, ariko inamumenyesha aho umudendezo we ugarukira. Bigarukira hehe? Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane, by'umwihariko ku babyeyi. Umubyeyi iyo ubwira umwana wawe, iyo uha umwana wawe amabwiriza, akwiye kugaragaza ibyo bintu bibiri. Akwiye kumenya n'ibiki yemerewe kugira ngo abikore, ariko anamenye n'ibiki atemerewe kugira ngo amenye ibingibi yemerewe bigarukira he. Icyo kintu ni ingenzi cyane ku babyeyi. Mubyeyi ushaka kwigana Imana mu guhana kwawe, mu kurera kwawe, abana amabwiriza asobanutse, bamenye n'ibiki bemerewe, ese ibyo bemerewe bigarukira hehe, n'ibiki noneho batemerewe. Ababyeyi benshi aya makosa turayakora cyane. Ukumva iyo ubwiye umwana ngo witonde birahagije, bya bindi ngo faites attention cyangwa se be careful, ukagira ngo ukumva rwose umuhaye amakuru ahagije y'icyo akwiye gukora. Ni ukuri nta kintu uba umubwiye. Birasaba ko umubwira ngo kora iki ngiki, manuka aho ngaho ujye hasi utavunika, wikinira aha ngaha, wikwirukanka agenda buhoro, ku buryo biba ibintu byumvikana, akaba ari byo ubwira umwana. Reka mbaho urugero. Hambere cyangwa se n'ubu biracyabaho, umubyeyi yagusigaga ku rugo ati urinde urugo, akigendera. Noneho waba urahura rurinze, abana muturanye ukumva bari gukina byashyushye, nawe ugasimbukirayo ukajya kwikinira. Hanyuma umubyeyi yaza ugasanga ari kuguhana, kumva ariko ntuzi
mu by'ukuri nta kosa wakoze. Ese kurinda urugo bivuze kutajya gukina n'abaturanyi? Ababyeyi dukwiye kwitoza gutanga amakuru asobanutse. Ntabwo ku mwana kurinda urugo bivuze kutajya gukina n'abaturanyi. Niba udashaka kujya gukina n'abaturanyi, mubwire ngo urinde urugo, ukinira aho ku mbuga, ntuhave. Urumva ko birasobanutse noneho. So ibyo rero ni ibintu nk'ababyeyi dukwiye kwitoza kubwira abana amakuru asobanutse, nk'ukuntu Imana ibwira aba bantu ngo ku giti cyose ujye urya imbuto zacyo, ariko ntagarukire aho ngaho. Icyo giti cyose, iyo cyose igarukira hehe? Akamubwira ngo ariko ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. None hamenye aho umudendezo we ugarukira. N'ababyeyi rero ni ibintu dukwiye kwitoza kubwira abana bacu. Kubera iki ari ngombwa ko umwana amenya aho ibyo yisanzuraho, aho umudendezo we uhera, ariko akamenya n'aho ugarukira? Twabibona neza turebye ikintu cya gatatu Imana yakoze. Dusoza umurongo wa 17. Umurongo wa 17 batangiye uvuga ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Umva rero ikintu cya gatatu, ngo kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ikintu cya gatatu Imana yakoze ni ugusobanurira aba bantu ingaruka zo kutumvira, ingaruka zo kurenga bagakora bya bindi batemerewe. Ibi bidufasha gute? Kumenya aho uburenganzira bwawe bugarukiye, ibyo ukwiye gukora n'ibyo udakwiye gukora. Biradufasha kubera ko iyo haje ingaruka uzi aho ziri kujya. Sinzi niba icyo kintu cyumvikana, ariko ibi ngibi bifasha umuntu ubwe kwicira urubanza, bifasha umwana kwicira urubanza, kuba azi ngo ubwo nakoze ibibusanye n'ibyo bari bambwiye, ubwo narenze kuri bya bindi nemerewe ngakora ibyo ntemerewe, noneho nkwiriye za ngaruka kuko babimbwiye. Hari ingaruka zigomba kungeraho. Uko rero kwiyakira ko hari ingaruka zikwiye kungeraho kubera ko narenze amategeko. Iyo umwana atasobanuriwe aho adakwiye kurenga, bihinduka akarengane. Rwose ntiwamurenganya. Kuba wamubwiye gukora ibi ntabwo bivuze ko atari bukore na kiriya. So icyo rero ni icy'ingenzi cyane. Ariko Imana yongeraho iki kintu cya gatatu cyo gusobanurira abantu ingaruka ziri bubabeho nibaramuka barenze bagakora bya bindi Imana yababujije. Iki rero ni ikintu cy'ingenzi noneho kurutaho. Kubera iki? Iki ngiki icya mbere twakibonye kirinda umwana kumva yarenganye, kimufasha ubwe kwicira urubanza, ariko kirinda n'umubyeyi mu bundi buryo. Iyo umwana atazi ingaruka z'ikosa runaka, umubyeyi arica agakiza. Umubyeyi ayoborwa n'amarangamutima ye, ku buryo ashobora kwisanga yakoze amahano, kubera ko nta kintu kimurinda, nta kintu kimubuza guhana uyu mwana we yihanukiriye. Ariko iyo mwumvikanye ni ibiki biri bukurikireho, umwana ababizi, nawe ububizi. Ibyo rero bituma mushobora kuguma guhangana n'ikibazo, ukaba ushobora guhana umwana ariko mutanganye, kubera ko ubwe yamaze kwicira urubanza, arabizi ko ibyo yakoze atari byo, azi n'igikwiye gukurikiraho. Nawe urarinzwe, ntabwo uri guhubuka, ntabwo uri gukora ukoreshejwe n'umujinya, ahubwo uri gukora ibijyanye n'amategeko nk'uko mwabyumvikanye.
ni ikintu rero cy'agaciro cyane ku mubyeyi kugira ngo ubutware ufite hejuru y'umwana bugire rutangira, we kwisanga wakoresheje imbaraga z'umurengera mu guhangana n'akantu koroheje. Ariko n'uyu mwana we ku giti cye aba abasha kwicira urubanza. Ikintu rero gikomeye ku rundi rwego noneho. Kubera iki? Kubera ko umwana wumvisha iki kintu, wumvisha icyo bivuze ubutabera, ubasha ubwe kwicira urubanza, niwe ushobora gukizwa. Uti kubera iki? Umwana ubasha kwicira urubanza niwe ubasha kumenya ko koko ari umunyabyaha, kubera ko azi ibyo yagombaga kubahiriza atubahirije. Umwana wamaze kumva iyi concept mu mutwe we, iyo bamubwiye ngo uri umunyabyaha, bisaba gusa ko bamwereka ukuntu yabaye umunyabyaha, bisaba gusa ko bamwereka mu ijambo ry'Imana ni iki atubahirije, ingaruka zacyo ni izihe. Umuntu ubasha kwemera ibyo niwe wenyine ushobora gukenera umucunguzi, niwe wenyine ubasha kwizera Yesu, kuko twizera Yesu kubera ko araza kuducungura, araza kujya mu cyimbo cyacu, adukiza igihano cyari kidukwiriye. Umuntu rero utemera ko ari umunyabyaha ntabwo ashobora kwemera ko akeneye umucunguzi, n'andi magambo ntabwo ashobora gukizwa. Guhana umwana wawe neza rero biramutegura, bimutegurira kuba yakwizera Yesu, bimutegurira kuba yakwakira uwo ari we ku bwa kavukire. Niyo mpamvu rero ari ibintu by'ingenzi. Ndi gutekereza ko nk'ababyeyi turimo kugenda twumva uko ibi bintu bimeze. Guhana rero wigana Imana birategurwa, ntabwo ari ibintu umuntu ahubukira. Ubitegura gute? Twabonye ibintu bitatu. Icya mbere, uremera abana bawe aho kwisanzurira, bakagira ahantu bazi ngo ahangaha noneho turisanzuye. Bwa kabiri, ubaha amabwiriza asobanutse, bakamenya ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe. Bwa gatatu, ubasobanurira ingaruka zo kurenga ku byo batemerewe. Iyo bakoze ibyo batemerewe bigenda gute? Kuko iyo basobanukiwe ingaruka bibafasha bo ubwabo kwicira urubanza, ku buryo iyo bahana ntabwo bavuga ngo uratwanga, ntabwo ari uko ufite umujinya, ahubwo nabo ubwabo barabizi ko barenze ku byo bari bemerewe, bakora ibyo batemerewe. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi ku mubyeyi ushaka kurera yigana Imana, by'umwihariko ushaka guhana yigana Imana. Abana bawe bizabafasha kumva ubutabera, gusobanukirwa ko icyaha gikwiye igihano cyacyo, nibyo bizabafasha kwakira ko nk'abanyabyaha bakwiye kurimbuka. Bityo ibyo nibyo bizabasunikira ku kwizera Yesu nk'umucunguzi udukiza igihano kidukwiriye cy'ibyaha. Nicyo ngicyo rero. Ubutaha tuzareba ikintu cya mbere Imana yitondeye noneho umuntu amaze gukora icyaha. Ni ibintu nawe ukeneye kwitondera igihe abana bawe bamaze gukora amakosa. Nicyo uheraho, nicyo ukwiye gukora. Rwose inyigisho ntizagucike, ariko ntugende utatwandikiye muri comment ngo tubwire uko inyigisho wayibonye. Ariko kandi niba yagufashije, nanone ntabwo ari byiza ko ubyihererana. Kanda share, woherereze umuvandimwe, inshuti uzi ko ari umubyeyi. Ababyeyi twese ubu bwenge turabukeneye kugira ngo tumenye uko duhana abana bacu mu buryo butuma bibategurira kwizera ubutumwa bwiza. Kuko buri mubyeyi wese nizo nzozi arota. Buri mubyeyi wese yifuza kuzabona umwana we yizeye ubutumwa bwiza ngo agire ubugingo buhoraho. Niba rero hari umuntu wafasha uyu munsi kumenya uburyo guhana kwe kwategurira umwana we kwizera ubutumwa bwiza, rwose ntubyihererane, ntumuhombye amahirwe. Kanda share, umwoherereze. Imana iguhe umugisha, naho utaha.